ikaze kuri YouTube page yacu, ikaba yitwa Archive Media Center. Archive Media Center ikaba ari kampani igamije guteza cyane cyane urubyiruko imbere, by'umwihariko ibicishije muri product zayo nyinshi zigiye zitandukanye kandi zizakorwamo by'umwihariko n'urubyiruko, kandi ikaba igamije no guteza igihugu imbere muri rusange ndetse n'abanyarwanda. Archive Media Center ni kampani yatangiye mu 2010, itangizwa nanjye Ngoga Clement uri kubavugisha. Ikaba yaratangiye itari yimenyekanisha mu gihugu nka kampani izwi. Mu 2016 ikaba aribwo yabashije kwiyandikisha muri RDB nka kampani izwi izajya ikora ibijyanye n'itangazamakuru, ikoranabuhanga, gukora ama website ndetse n'ama software. Ikazajya kandi ikora n'ibijyanye n'ubuzima rusange bw'abantu, urubyiruko, harimo nka mentoring, izajya ifasha urubyiruko guhura n'abantu bafite ubumenyi mu bintu bitandukanye, bakabasha gusangira ubumenyi n'abo bantu bamaze kugira aho bagera, yaba kwiteza imbere, yaba muri kariyeri zabo zijyanye n'imirimo bakora, bakaba basangiza ubunararibonye bwabo urubyiruko. Archive Media Center ikaba itangiranye ibikorwa bitari byinshi. Kuri ubu navuga ko duhereye kuri kampani ubwayo, kubanza kuyimenyekanisha, kubanza kumenyekanisha ibyo dukora, ariko muri rusange muzasanga dufite produit nyinshi zitandukanye tuzagenda tuzana, harimo nka radio, televiziyo, ibinyamakuru byandika. Tuzagira kandi umwanya wo kujya duhereza urubyiruko kuba baza kwimenyereza muri kampani yacu muri ibyo bintu bitandukanye tumaze kuvuga, ariko by'umwihariko ikigamijwe cyane kandi kirangaje imbere iyi kampani ni nk'uko izina ryayo ribivuga, Archive ni ububiko. Tugamije kubika amakuru yaba y'ingeri zose, cyane cyane ayerekeye u Rwanda, avuga ku Rwanda, kuko twaje gusanga ko iyo ugiye gushakisha amakuru avuga ku Rwanda yahashize ntago biba byoroshye. Usanga amwe ari ibice, andi atuzuye, rimwe na rimwe ukanayabura, kandi abayazi bahari, ariko kubera ko atanditswe, atagaragajwe ku mashusho cyangwa amajwi se cyangwa inyandiko, ukaba utabyemeza, utabihagararaho, kubera ko nta gihamya, nta na preve waba ufite kugira ngo uvuge ko ayo makuru uri gutangaza ari impamo. Nyuma yo kubona ko rero amakuru nk'ayo ngayo agenda atakara cyane, Archive Media Center ibicishije muri ibyo bitangazamakuru izaba ifite, yiyemeje kuba yabika amakuru ashoboka yose izabasha kubona, ndetse ikaba yayaha n'abantu bifuza kuba bayakoresha, yaba ku buntu, yaba bashaka kuyagura, yaba bashaka ko tubatunganyiriza amakuru yabo bakayatangaza ku bitangazamakuru bitandukanye, nabo tubahaye ikaze. Ubwo rero muhawe ikaze kuri uru rubuga rwacu. Ni platform izajya idufasha kuba twaganira n'abakiriya bacu, muduha ibitekerezo, mutugira inama, mutwereka aho bitagenda, munatwereka cyane icyo mwifuza ko twaba twabagezaho muri produit zacu dufite. Bityo nkaba nizera ko dufatanyije kampani yanjye nari nayo yanyu, bamwe mu bazayikoramo, tuzatera imbere. Muhawe ikaze rero. Hasi kuri comment hasi mushobora kugira icyo mwandika, mwabaza, mwatanga igitekerezo. Ikaze kuri mwese.